Kongeye kubasuhuza mwese bakunzi bacu ba Afrimedia aho muherereye hose, yaba bari mu mpande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Nitwibagiwe rero n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese aho muherereye hose, tugira duti mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye hose. Imigisha myinshi kuri mwe mwakoze subscribe, kandi nawe utarayikora tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza tuba twabateguriye. Ni showbiz nyarwanda rero niho twibera kugira ngo tujye tubasha kuba twagusangiza byinshi babigenda bivugwa. Iyi akaba ari Afrimedia TV. Tubahaye ikaze no mwese mudukurikirana, kandi tugira duti mukomeze kubana natwe 5 kuri 5. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe muri showbiz tugiye kuba twagaruka ku muhanzi Sintex. Uyu nguyu watangaje album ye igizwe n'indirimbo zigera kuri 14, ariko nanone akomeza avuga yuko iyi ari album igiye kumubera urwibutso, kuko akurikije iyi album ifitanye isano n'ubuzima yagiye acamo mu bihe bya coronavirus. Ni byinshi rero yagiye avuga kuri iyi album ye, agenda bisanisha n'ubwo buzima yagiye acamo bwagize bucya binamuteza depression, ibi bakunze kwita kurwara indwara y'agahinda agakabije cyane. Byinshi rero Sintex yagiye atangaza avuga ukuntu yagiye ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko akaba yongeye kuba Nyagasani yamwibuka akagaruka mu buryo, kandi yiteguye kuba yaha byinshi byiza ateguriye abakunzi be b'umuziki nyarwanda. Ni Sintex rero yavuze yuko ngo yagize agahinda gakabije nk'uko twabibabwiye, nyuma yaho imari ye yose imajije kuba yahomba. Sintex rero nyuma yo kuba yaca muri ibibazo bikomeye akabasha kuba yahomba, ngo Nyagasani yabashije kuba yamugirira neza maze agaruka mu buryo, niko kuba yakora iyi album y'indirimbo zigera kuri 14. Uyu muhanzi rero akomeza avuga yuko muri ibi byose yagiye acamo Imana yagize gutya ikamwigaragariza, ariko avuga yuko ari ukuboko kw'Imana kwamwigaragarije, aza no kuba yakuramo indirimbo yise Hand of God, ariyo yitiriye iyi album ye igizwe n'indirimbo zigera kuri 14. Uyu muhanzi rero Sintex ukunzwe cyane mu mudiho wa dance, akaba yashyize hanze ahagaragara rumwe mu rutonde rw'indirimbo ze zigera kuri 14 zigiye kuba zagaragara kuri album ye ya mbere agiye gusohora yise Hand of God. Dukenekeneje mu kinyarwanda ikaba yitwa ukuboko kw'Imana. Ayisobanuraho rero ibintu byinshi nka album y'umugisha kuri we, ngo kuko kandi ubutumwa bukubiyeho buzabera abenshi inkomezi, cyangwa se mu yandi magambo bukaba ubu butumwa bwakomeza buri wese uzabasha kumva iyi album ye igizwe n'indirimbo zigera kuri 14. Ni kuri uyu wa mbere rero tariki 26 Nzeri uyu mwaka turimo 2022, nibwo Sintex yatangaje ko yishimiye gusangiza abafana be n'abakunzi b'umuziki nyarwanda iyi album amaze igihe ari gutegura. Ni album rero afata ngo nk'imfura ye, ngo kuko ngo yayitondeye, ngo kandi ayikubiraho ubuzima bwe ndetse n'ubw'abandi bantu. Ngiriho kandi indirimbo zigira kuri 14 izatunganyijwe na bamwe mu baproducer bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo Element, ndetse ngo amashusho ya zimwe yamaze kuba yafatwa, izindi ngo zikaba zigenda zizasohoka gake gake. Cyakoze ngo nimwe nayo mu ndirimbo ye ya mbere ngo agiye kuba yasohora kuri iyi album ye izagaragaraho, nyuma azasohora ngo n'izindi
kabiri nk'uko yabivuze. Zimwe mu ndirimbo rero zikubiye kuri iyi alubumu twavuga nk'iyitwa Family ndetse na Quartier, n'iyitwa Hand of God yitiriye iyi alubumu ye Nsekera ndetse na All Night, n'izindi zose zigiye zitandukanye zigera kuri 14 zizaba ziri kuri iyi alubumu ye. Hand of God rero nk'uko yitiriye iyi alubumu ngo ni imwe mu ndirimbo ziriho, kandi Sintex yagiye Inyarwanda dukesha iyi nkuru ko ngatapfuye guhitamo iri zina gusa, ngahubwo ngafitanye ibihe by'urwibutso n'Imana, ari nayo mpamvu ngo yarihisemo ngo kugira ngo rijye rimwibutsa bya bihe yaciyemo. Yagize ati ngo kubera ko hari ibihe naciyemo nyine Imana yanyijije, niyo mpamvu rero nahisemo alubumu kuyitirira ukuboko kw'Imana, ngo kugira ngo iyo ndirimbo igire n'abandi bantu ikora ku mutima. Sintex rero akomeza avuga ko ngo yari umuhamya w'uko yabonye Imana, kuko ngo mu myaka 2 ishize muri COVID-19 ngo yashoye imari mu bikorwa ngo bitandukanye by'umuziki we, byose birahomba, maze acika intege atangira gutekereza ku iherezo ry'ibyo bihe yari arimo agenda acamo. Yagize ati imitungo yanjye yose irahomba, ndarwara, ndumva byarabaye mu gihe cya COVID-19, nabuze imitungo yanjye myinshi ndanarwara, ariko nyine kubera imbaraga z'Imana ubuzima burakomeza. Muri bizinesi naje kuba nasubira aho natangiriye. Uyu muhanzi rero umunyamuziki wakunzwe cyane mu ndirimbo Twifunze avuga ko ngo yanyuze mu bihe bikomeye cyane, igihe kiragera Imana iramufasha, ibintu byongera kuba byagaruka mu buryo. Rero Sintex yavuze yuko nanone icyo gihe yacitse intege ngo ku buryo nabo yari yizeye ko bamufasha ngo nta n'umwe wari uri uhari iruhande rwe. Sintex mu magambo yakomeza agira ati abantu benshi nizeraga baranenguha, hagati aho ndarwara ngerageza gukoresha imbaraga zanjye ariko bikanga, noneho ngeze naho ngaho Imana igira ukundi kuntu ingenza. Niyo mpamvu rero nayitiriye ukuboko kw'Imana kuko habayeho ukuboko kwayo. Yavuze kandi ko rero iyi ndirimbo Hand of God ngari indirimbo yandikiye muri studio ngazirikana ibihe yanyuzemo ari kumwe n'Imana. Akomeza yandika ngo kandi iyi ndirimbo anamenye ko ibihe yanyuzemo ngatari we wenyine wabashije kuba yabicamo muri ubu buzima, kuko ngo biba no ku bandi bantu. Ati bityo rero numva ko nakoresha ahubwo umwanya mfite nk'inganzo yanjye, kuko ahubwo noneho nahumuriza n'abo bandi bari guca muri ibyo bihe. Nanone nibwo rero nahise mbibona ko bikenewe, kuko byari byambayeho nanjye nyir'ubwite. Uyu muhanzi rero wakinnye umupira cyane w'amaguru avuga ko muri iyi ndirimbo ye yise Hand of God akomeza buri wese uri kunyura mu bihe bikomereye umutima we. Sintex rero watangiye umuziki ahagana mu 2013 avuga ko igihombo yaguyemo cyagize ingaruka no ku umuziki we, ari nayo mpamvu mu minsi ishize atashyiraga hanze indirimbo ze. Iyi alubumu rero ye nanone ikaba iriho indirimbo zigera kuri 3 ngo yakoranye ndetse n'abandi bahanzi, ngakaba nayitezeho umugisha mwinshi ngo kubera ko yamutwaye igihe kinini ayitegura, ngo kandi yaranayinogeje cyane ngo ku buryo yizera ko abantu bazayikunda. Yagize ati niteze ko izakirwa neza iyi alubumu, nkitezeho ko igiye kuba ibuye rikomeye ry'umuziki wanjye no mu muziki w'u Rwanda muri rusange. Sintex rero
akomeza agaragaza zimwe mu ndirimbo zigiye kuba zagaragara kuri iyi alubumu ye yise Hand of God, zigizwe n'indirimbo zigera kuri 14. Ni byinshi rero twareberaga kuri uyu muhanzi Sintex uzwi cyane nka Calabash Boy, wakunzwe cyane kandi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nka Twifunze nk'uko twabibabwiye, akaba yanatuganirije ku buzima yagiye acamo butamworoheye mu gihe cya COVID-19. Iyi rero ikaba ari alubumu ye ya mbere agiye kuba yasohora yise Hand of God, ikubiyeho indirimbo zigera kuri 14 kandi avuga yuko ngo zigaruka no muri bumwe mu buzima yagiye acamo mu bihe byatambutse. Iyi ni Afrimedia TV, tukubutsa yuko utarakura subscribe ukwiye kuba wayikora kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza kandi tubategura. Turabashimiye mwese mudukurikirana, tugira duti amahoro, imigisha byose biva ku Mana bikomeze kubana namwe.